ahubwo niyo menya nkizanira amazi yo kunywa birumvikana ubundi se hano hantu umuntu yakurayo na botike yaguriramo amazi ariko uko bivuze nkibuka nari kugendana n'umwana nkagenda nitwaje akantu ko kunywa ntabwo byakunda wazanye iki mfitemo akaji hano ibyo ari byo byose ndetse nce bugufi ugiye kwicara hasi byihorere urugendo se kwicara hasi numva aricyo gikomeye ko nanjye ndi kumva ntangiye kunanirwa ibintu by'ingendo nk'izi zo mu misozi ntabwo nabimenyereye wa mugani wawe rero nimbwira ko wangana gusa rwose umuntu ari no kwitwaza n'ikintu rebage nanjye izi ngendo sinazimenyereye ga nanjye kumva naciye ahubwo se uko kugereranyije asigaye igihe kingana uti ntabwo ari kure uri gukomeza nta rusaku rw'abantu urimo kumva hano hafi wagira ngo nyine ndi kurwumva ni ikigo cy'amashuri kiri hano munsi gutya ubu rero icyo kigo cy'amashuri turakirengaho nk'intambwe hafi metero gutya nka 200 urumva rero turi hafi kuhagera ihangane rwose umwaka gato bikagwa rwose nagusamaho oya ubuse gashize tutaragerayo gende neza ariko kandi ntutinde tuya manuka hano yivuga gutya gatoya gira vuba ariko ntutinde dukomeze dore turi hafi kugerayo ndabona hananyirira manuka neza ngo wagurutse se ufate manuka gake gake gira vuba nyamuneka ntutinde uze dukomeze urugendo kwica uburozi ngiye kugushyiriraho utakwica ndakwiyicira tu iri shyamba ndari gutsindamo bibe ko byakabaye banyuze neza urakwiyicira ndabizi ko niyo utakwica ibikoresho nabyitwaje ndakwirangiriza ese wahezeyo bwatebuka bakunze ba filime za Musayiseri iribagiza araza kunywa iyi ji rugema ko tubonye ko asizemo uburozi kandi iribagiza ariyo yarari kunywa yaragiye kwa yakihagarika we gakeya byose tugiye kuba twabireba bibashe kuba byaranga filime yacu inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikiriye rero nimba tubashije kuba twayana kuri uyu munota tukiri kumwe mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo bye by'uburyo ubonyemo filime za y'umusaraba yuko tubonyemo ibintu bitari byiza cyane kubera ko iribagiza bari bamubujije kuba yaza kureba rugema ariko ntago byigeze abyumva yabasuzuguye kamarade ndetse na ba mama cyusa bari bamubujije rero uri kumva ibintu bitangiye kuba byaba ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko yari yizeye rugema ngo agiye kumwereka mama amahirwe ngo yarabonye ntago yari kuza kuyatesha ntago yari kuza kuyitesha yo kubona mama we kuri ino nshuro ariko ibintu bimubayeho ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko twamaze kubona ko rugema na Fabiola bari barapangiye uyu mwana w'umukobwa kuba bamwica kandi bakamwicira ahantu mu ishyamba twabonye ko hari abantu babicanye yasizeho kugira ngo bazabashe kuba bakica uyu mwana kugira ngo bahite babuha rugema yongere kuba rugema baze kuba bamutabara basange rugema aboshye iribagiza yapfuye rero uri kumva ko filime yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane se biraza kuba byagenda gute se iribagiza araza kuba yanywa iyi ji mbere yuko bagera kuri abo bicanyi byose turaza kuba twabirebera hamwe byinshi byabashije kuba byaranga filime yacu kandi ni byinshi twagiye tubona byagiye bishimisha abantu bakunda filime za y'umusaraba
y'umusaraba. Wowe icyo usabwa no gukanda hano subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turakomeza tureba muri no filimi yacu Inzira y'umusaraba, kandi twamaze kubonamo n'ibindi byabashije kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko uriya mukobwa Kanyana we adashaka kuba yavugisha uyu musore umusaza wa Iribagiza ndetse na Sylvie, kubera ko hari ikintu bari gupfa umugabo. Se biraza kuba byagenda gute ko twamaze kubona ko uriya mukobwa Kanyana yaje guca kuri uno musore umusaza wa Iribagiza Rurangirwa ndetse na Sylvie akanga kuba yabasuhuza. Ibyo biraza kuba byagenda gute? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko turagenda turebera ibyabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Hari abantu rero bafite impungenge yuko Iribagiza yaza kunywa ariya mazi, kandi twebwe twari tuzi neza ko Iribagiza bari bamubujije yanga kwizera indoto, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade mbere yuko episode irangira yari yagiye hari kuriya muryango wo kwa mama Cyusa akajya kwa yababwira ibintu yarose mu nzozi, kandi twamaze kubona ko Kamarade buri kintu cyose arose kibasha kwa cyaba. Rero yari yaroteye Iribagiza ko ahantu agiye kwa yajya atari ahantu heza, kubera ko Rugema yari yamupangiye ko yamwica, kubera ko yashatse abantu bagomba kuba bakica uyu mukobwa Iribagiza kugira ngo ataza kuba yabaho, kubera ko akomeje kuba yabangamira Rugema uyu mukobwa, kubera ko Rugema afite ubwoba bwinshi cyane ko uyu mukobwa agiye kuba yatangira kuba yamurega bakamwaka imitungo afite ndetse bakanamufunga, kubera ko Rugema niwe wishe umubyeyi wa Iribagiza. Ariko Iribagiza byose yabyirengagije, yibuka ko buri kintu cyose asigaye akibuka, noneho atangira kuba yagendera ku mwanzuro we, kubera ko ngo atagendera ku bintu by'indoto, ngo indoto ngo ni ibiki. Rero uri kumva ko Kamarade yari yakoze akazi ke ko kuba yaburira uyu mukobwa Iribagiza. Rero ibintu bigiye kuba byamubaho ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko Kamarade yari yamubwiye buri kimwe cyose kiraza kuba cyamubaho, ariko uyu mukobwa Iribagiza yanze kuba yakumvira uyu mugabo Kamarade, kandi tuzi ko neza buri kintu cyose Kamarade abashe kuba yarota kibasha kuba cyaba, kandi twebwe twari twamaze kubibona ko Rugema yari yashatse ingabo zigomba kuba zamufasha kuba yakica Iribagiza, ariko agiye kuba yamwica mu buryo bworoshye cyane, kubera ko ji yari ari kunywa Iribagiza mbere yuko ajya kwihagarika yari amaze kunywa kwiriya ji, rero arayirambitse ajya kwihagarika, Rugema ayishyiramo uburozi. Rero urumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane hano muri ino filimi, kandi Iribagiza yari yabwiwe guhera kare bavuga ati ugomba kuba washaka umuntu uguherekeza, kubera ko cyose yagiye kumuherekeza Iribagiza akamubuza. Uri kumva burya ko amatwi ari mu rupfu atumva. Ese wowe ubashe kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, urifuza ko Iribagiza yakorerwa iki? Se aze kunywa buriya burozi? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe, tubasha kuba twabisoma, cyangwa Iribagiza aze kuba yapfa. Ibitekerezo byawe byose turaza kuba twabisoma, ubundi tuze kuba twabishyira hano muri filimi Inzira y'umusaraba, kandi ni ibintu byiza cyane biraza kuba byakurikiraho, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane, kuba Rugema atangiye kuba yashaka kuba yakica uyu mwana w'umukobwa Iribagiza. Ariko ibyo byose ntabwo araza kuba yabigeraho, kubera ko Imana burya ikora ibitangaza. Rero muraza kuba mwabona ibitangaza by'Imana iraza kuba yakora kugira ngo Iribagiza ataza kunywa iriya ji. Rero nimba tubashije kuba twagenda hano kuri uno munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandi nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'umusaraba, yuko ni ibintu byiza cyane twabashije kuba twabonamo hano, kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi, kuba uyu mwana w'umukobwa Iribagiza agiye kuba yarokoka urupfu inshuro nyinshi cyane, kandi twamaze kubona ko yibutse buri kimwe cyose ashaka kuba yabona mama we. Ntabwo ari kwita ku kintu kiri imbere, ntabwo ari kwita kuri Rugema mu buryo yamuhemukiye. Umutima mwiza Rugema yaba amugiriyeho kujya kumwereka mama we, ntabwo Iribagiza ari kureba kure. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane kuba Iribagiza atari kubasha kuba yabona ibintu Rugema arimo aramukorera, kubera ko Rugema arimo aramukorera ibintu bitari byiza cyane byo kuba yamubeshya ngo agiye kumwereka mama we, kandi twamaze kubibona ko we yapanze kuba yakica uyu mwana w'umukobwa kugira ngo yigarurire imitungo yaba Iribagiza. Rero uri kumva ko filimi yacu iri kugenda izamo ibintu bikomeje kuba byatungurana, kubera ko Rugema tutari twiteze ko araza kuba yahura n'uyu mwana w'umukobwa, ariko uyu mwana w'umukobwa yanze kumvira Kamarade ndetse n'umuryango wo kwa Bacyusa, kubera ko wari wamuburiye ati ntujye kuba wareba Rugema, kubera ko ibintu aragukorera ntabwo ari ibintu byiza cyane.
cyane. Twamaze kubona kandi Cyusa ko yasabye kuba yaherekeza Iribagiza yanga ko bamuherekeza. Urumva ko filimi yacu rero itangiye kuba yaryoha cyane kuba uyu mwana w'umukobwa Iribagiza agiye kuba yanywa iriya ji Rugema amaze kuba yashiramo uburozi, ariko kubera ibitangaza by'Imana ntago uyu mwana w'umukobwa araza kunywa buriya burozi. Nawe nimba wemera ko burya Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, kubera ko Rugema imigambi ye itarabasha kuba yacamo, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kubona ko ibintu bitangira kuba byahinduka hano muri no filimi yacu Inzira y'umusaraba. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba twakomeza turebera hamwe byabashije kuba byashimisha abantu benshi hano muri no filimi Inzira y'umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko uriya musore Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa Sylvie ibyo bitangiye kuba byaba byiza cyane. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano ku buno munota tukiri kumwe, nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa Sylvie ibyo bikomeje kuba byagana mbere, kubera ko bashaka kuba bakora ubukwe nyuma ya Cyusa ndetse na Iribagiza, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa ndetse na Iribagiza nabo ubukwe bwabo buri hafi, ariko ntago barimo barabuteganya muri ino minsi, kubera ko Iribagiza kirimo ashaka mama we kandi bazakora ubukwe ari uko mama Iribagiza yabonetse kandi Rugema amaze kuba yakishyura ibintu byose yakoze. Ariko bano wo urabona ko ibintu babirimo neza. Rero hari ikintu cyabashije kuba cyababaza uyu mukobwa Sylvie, kubera ko babonye ko uriya mukobwa Kanyana ibyo bitagenze neza, kubera ko yabatambutseho nabashe kuba yavuga Sylvie yaba agiye kumwakirana ubwoza agiye kumusuhuza nk'uko byari bimenyerewe nk'inshuti ye. Uriya mukobwa Kanyana akamwitaza akamwinyoza, yanga no kuba yabasuhuza, arabakebuka arabareba arikomereza, ababwira ko nta kintu cyo kuvugana nabo afite. Rero uri kumva ko ari ijambo ryabashije kuba ryababaza uyu mukobwa Sylvie, abantu bahoze ari inshuti kandi bizerana buri kimwe cyose babasha kuba bakiganiraho, ariko kuri ino nshuro ntabwo byigeze bikunda kubera ibintu byabayeho. Uri kumva rero ko filimi yacu iri kugenda igana ahandi hantu, iri kugenda izamo ibintu biri kugenda bitungura abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Ese wowe urabona biraza kuba byagana he, kubera ibintu turi kugenda tubonamo kandi biri kugenda bitungurana? Nimba tubashije kuba twajyana hano tukiri kumwe, nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'umusaraba, yuko urabona ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hagati y'uyu mukobwa Sylvie ndetse n'uyu musore musaza wa Iribagiza. Ukimenya amakuru yuko mama we akiriho, ariko we ntabwo yigeze afatanya na Iribagiza kuba bajya guhiga mama we, kandi twamaze kubona ko Iribagiza Rugema yamupangiye kuba yamwica. Se ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero ni byinshi cyane turakomeza turebera hamwe hano muri no filimi yacu Inzira y'umusaraba byabashije kuba byayiranga, kubera ko twamaze kubonamo ibintu biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Se mubona Iribagiza ndetse araza kuba yakishwa, byose namaze kuba nabibabwira, kandi ni byinshi cyane twamaze kubona bikomeje kuba byaranga filimi yacu, kubera ko twamaze kubona ko noneho uriya musore Emile yabashije kuba yabona umukobwa akumva aramukunze mu buzima bwe, nibwo yabonye umuntu akumva aramukunze. Rero yahise aza kubiganiriza kamarade we wari wiviriye kuba yaburira Iribagiza kugira ngo ataza kuba yajyana na Rugema. Kamarade yamubwiye buri kimwe cyose agomba kuba yakitwaramo mu rukundo, kubera ko ibintu burya ni ibintu byiza cyane kuba ufite umuntu ukunda kandi bibasha kuba byasangirwa. Rero uri kumva ko babashe kuba bamugira inama nziza uyu musore Emile, kugira ngo nawe abashe kuba yatereta, ariko ntago aza ahantu umukobwa ataha mu buzima bwe, nibwo bwa mbere yari akunze. Ese ibintu biraza kuba byagana he? Rero nimba tubashiye kuba twajyana hano kuri uno munota tukiri kumwe, nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe byabashije kuba byashimisha abantu bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Kandi twamaze kubona ko uriya mugore mama Kanyana akomeje kuba yahangana na Fabera, amubwira ati wowe hari ikintu na kimwe unyifuriza cyiza, kubera ko twamaze kubona ibintu byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi cyane. Twamaze kubona ko mama Kanyana yatihindutse yagarukiye Iribagiza, ariko Fabera we aracyari ku ruhande rwa Rugema, aracyakomeje imigambi mibi we na Rugema. Ibyabo se biraza kuba byaherera hehe? Rero nimba hari igitekerezo ushaka kuba watanga kuri Fabera ndetse n'uyu mugore mama Kanyana, jya hasi muri comment ubashe kuba wakitubwira kugira ngo tuze kugisoma ibintu bimeze neza. Rero ni ibintu byinshi cyane turi kugenda tubonamo hano muri no filimi yacu Inzira y'umusaraba, kandi biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba. So we hari isomo ibashe kuba yagusigira, kubera ko
ko ari ibintu byinshi twamaze kuba twabonamo. Rero nimba hari isomo iyi filime ibashe kuba yagusigira, jya hasi muri comment ubashe kuba waritubwira kugira ngo dukomeze kuba twakora filime yacu tuzi ko hari abantu badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane tugiye kugenda turebera hamwe byabashe kuba byaranga filime yacu, biraza no kuba byaranga episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko twamaze kubona noneho ibintu byiza cyane byagumye biranga iyi filime yacu. Uyu mukobwa Iribagiza yaratangiye kuba yakongera kwizera Rugema, ariko Imana yabashije kuba yakora ibitangaza bikomeye cyane byo kuba yazana Kamarade muri ino filime akaza guhosha iyi ntambara ya Iribagiza ndetse na Rugema, kubera ko Rugema yari yapanze kuba yakica uyu mukobwa Iribagiza, ariko kugira ngo amwice yamushukishije ko agiye kuba yamwereka mama we. Kandi ibi si ibintu byiza cyane, si ibitekerezo byiza Rugema yarazanye. Iribagiza yaramwizeye, abizi neza ko Rugema ari umugome atabasha kuba yamwereka mama we nk'uko yarabimubwiye. Rugema kugira ngo yerekane mama Iribagiza byava kure, kandi twamaze kubona nubwo Fabiola ko babana hano mwa runo rugo amugira inama, nawe yamuhishe ko mama Iribagiza akiriho atazi niyaba. Rero uri kumva ko filime yacu itangiye gukomeza kuba yaryoha, kuba Iribagiza arimo arahiga mama we kandi Rugema akabaza ahantu ari, ariko ntabashe kuba yahamubwira, ahubwo agashaka kuba yamutega imitego, kubera ko bari bapanze kuba bakica Iribagiza. Yari yashatse abantu bagomba kuba bakica uyu mukobwa Iribagiza, ariko babicishije mu zindi nzira zikomeye cyane, kubera ko Rugema yari yapanze kuba bagenda ngo agiye kuba yamwereka mama we, akagenda nuko yari yatumiye amabandi mu nzira baraza kuba banyuramo, akaza kubashimuta, bamara kubashimuta bakabajyana mu ishyamba, Iribagiza bakamwica, Rugema we bakamufata bakamuboha bakamukatagura mu maso n'urwembe, kugira ngo berekane ko Rugema nawe yarahohotewe, nawe yaragiye kuba yakishwa. Ariko Iribagiza we yamaze kuba yakishwa, nuko bakajya gutabaza, bakaza bagafata ibyo bisambo cyangwa ibisambo bikiruka bikigendera, kugira ngo Rugema azatabarwe, bagira ngo Rugema ni umuntu mwiza cyane, kumbe Iribagiza bamwishe. Ubwo ngo bari kuba bagabanyije igihombo bari kuzahura nacyo cyuko Iribagiza agiye kuba yabarega mu nkiko Rugema ndetse na Fabiola. Rero uri kumva ko aribwo bwoba bafite, kuba musaza wa Iribagiza we atazi ukuri we, ntago bamwica, nta kimenyetso na kimwe bashaka kuba bamwereka kuba bakica Iribagiza, nta kintu byaba bibatwaye, kubera ko musaza we nta kintu na kimwe azi, nyine ntago yibuka buri kimwe cyose. Ariko Iribagiza twamaze kubona ko yamaze kuba yakibuka. Rero nibyo bihangayikishije Rugema na Fabiola, se ibyabo biraza kuba byahira hehe? Nimba tubashiye kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, rero ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filime y'umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi cyane turi kugenda tubonamo hano muri ino filime, kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filime. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turaza kugumya turebera hamwe, aho uyu muryango wo kwa mama Cyusa wari wishimiye ibintu Iribagiza agiye kuba yacamo, ubuzima Iribagiza agiye kuba yacamo, buri wese ari kugenda avuga icyo agomba kuba yabwira mama Iribagiza, ariko ibyabo ntabwo byigeze bicamo neza. Imana yabashije kuba yatabara nyine Emile na Kamarade, mwamaze kubona ko bibuka buri kimwe cyose, kandi Imana ibasha kuba yabakoresha kugira ngo babashe kuba barokora uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, yuko ntabwo ari ubwa mbere bamukijije, no kugira ngo anywe umuti wa mbere ni bano bana b'abahungu babigizemo uruhare, Emile ndetse na Kamarade na muzeyi papa Kamarade. Mwabonye uburyo yagiyemo hariya kwa Iribagiza ajya kuba yarwanira Iribagiza, ajya gushaka ibimenyetso aremera bumuzamu kwa Rugema, ariko kugira ngo azabashe kuba yavura Iribagiza ni Imana byose yabimukoreshaga, kandi twamaze kubibona ko intego ye yagezweho. Rero nimba wizera Imana ukaba uzi ko ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko ni ibyishimo gusa kuba Iribagiza noneho yabashe kuba yakibuka buri kimwe cyose, akibuka ko afite mama we, kandi akaba yaragiye kuba yamureba, uretse ko Rugema yarari kumurindagiza, ariko amaherezo azamubona, kubera ko ukuri niko gutsinda, kubera ko Fabiola ndetse na Rugema bakomeje kuba bahisha amabanga uyu mwana w'umukobwa. Urumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaragara hano muri ino filimi yacu Inzira y'umusaraba, kandi twamaze kubona ko Rurangirwa musaza wa Iribagiza nawe yagize ibyishimo bikomeye cyane kuba uyu mwana w'umukobwa yaramuzaniye ukuri, amubwira ko mama wabo akiriho. Nawe se ari wowe wakora iki? Rero jyaho hasi muri comment utubwire iti filimi yacu ubona bimeze bite, yuko hano niho habasha kuba hatambukamo n'ibitekerezo mugenda mutanga hano muri filimi Inzira y'umusaraba. Wese ni igiki wabonye cyabashe kuba cyagutungura?
kwiyahura. Ni byinshi cyane rero bikomeje kuba byagaragara hano muri ino filimi kandi bikomeje kuba byashimisha abantu bakunda filimi Inzira y'umusaraba, yuko turakomeza turebera hamwe ibintu bikomeje kuba byaranga filimi yacu kandi bikomeje kuba byananezeza abantu benshi. Kuba uyu muryango wo kwa Mama Cyusa wishimiye kuba Iribagiza yarakangutse yibuka buri kimwe cyose, ukaba utangiye kuba waganira na Iribagiza kugira ngo babashe gushaka umuti w'ikibazo bafite, kubera ko bashaka kuba bashyira Rugema hasi mu mategeko, bakajya ku Rugema akajya kuba yakishyura ibintu yakoze byo kuba yakica umubyeyi wa Iribagiza, yuko twamaze kubona ko papa we yamwishe. Iribagiza yamaze kuba yakibuka buri kimwe ko mama we akiriho, nibyo yabwiraga musaza we kugira ngo abashe kuba nawe yabimenya, babashe kuba bafatanya kuba bashaka umubyeyi wa Iribagiza, yuko mama we bamaze kuba bamenya ko akiriho. Rero rurangirwa ni ibintu yakiranye amashyushyu kandi ni ibintu byamushimishije cyane kuba batari imfubyi ku babyeyi bombi. Rugema ntabwo yigeze abagira imfubyi ku babyeyi bombi, ariko twamaze kubona ibintu Rugema yakoreye uriya mugore mama Iribagiza, kubera ko nawe yamukoreye ibintu bitari byiza cyane, kubera ko yamufashe akabasha kuba yamujyana ahantu mu cyaro nta kintu na kimwe yibuka. Ni bwa burozi yahaye Iribagiza kugira ngo Iribagiza ntazagire ikintu yibuka. Iribagiza ariko mwamaze kubona ko yanyweye umuti wa kabiri, akaba yibuka buri kimwe cyose cyamubayeho, akaba yibuka ko afite n'umubyeyi. Rero mama Iribagiza nawe niko ameze, ntabwo yibuka ko afite abana nk'uko Iribagiza atibukaga ibintu byose Rugema yabakoreye, atibukaga uburyo Rugema yishe umubyeyi we, ariko ubu yamaze kuba yabyibuka. Icyo ategereje ni ukuba ategereje ubutabera gusa ngo azajye kuba yarega, kubera ko arimo arakusanya ibimenyetso, arimo arahigana mama we kugira ngo bazabashe kuba bajyana. Uri kumva ko rero ibintu bimeze neza, kuba ubukwe bwa Iribagiza ndetse na Cyusa bwarabaye nk'aho busubitswe, ni ukugira ngo babashe kubona umubyeyi wa Iribagiza. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza ategereje kuba yabona umubyeyi we mama we, kandi azamubona ibihe nibigenda neza, kubera ko filimi yacu itangiye kuba yagera ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yazamo ibindi bintu bitangiye kuba byashimisha abantu benshi cyane. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano kuno munota, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, yuko ni byinshi cyane twagumye tugenda tubonamo hano muri ino filimi, kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, bikomeje kuba byaryohera abantu, aho twamaze kubonamo ibintu bikomeje kuba byazamo bitangiye kuba byatungurana, kubera ko Rugema na Fabiera imigambi yabo itangiye kuba yapfa, kubera ko bari bapanze kuba bakica uyu mukobwa Iribagiza, babasha kuba bahusha imitego yabo itangiye kuba yabashibukana. Ariko twamaze kubona ko ari ibyishimo gusa kuri uno muryango wo kwa Mama Cyusa, kubera ko bamaze kuba bamenya ko Iribagiza afite mama we. Uri kumva ko ntabwo Iribagiza yazakoresha undi mu mama mu bukwe bwe, kandi azi neza ko afite mama we. Uri kumva bagomba kuba bamushaka nabo bakamuvura, nawe akibuka ko afite abana. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu, bikomeje kuba byaryoha cyane, aho Mama Cyusa yarayifitiye noneho ibyishimo byinshi cyane, avuga ati mukobwa wanjye ugomba kuba wazashaka mama wawe, ukagenda ukansuhuriza mama wawe, ukamubwira ko ari njyewe mabukwe wawe, ukamwereka amafoto yanjye kugira ngo bizabashe kuba byagenda neza. Ariko byari ibyishimo n'imikino, bari kugenda bavuga uburyo bagomba kuba bakiperezanta kuri ya mugore Mama Iribagiza nibaramuka bamubonye. Cyusa we byari ibyishimo gusa, avuga ati mama wawe ugomba no kuba wamuzana hano mwa runo rugo nawe tukabana, tukajya tureba uburyo ameze. Uri kumva ko filimi yacu rero itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kandi ni byinshi cyane turaza kugenda turebera hamwe, turaza kugenda tureba bitangiye kuba byatungura abantu hano muri ino filimi, kubera ko twari tumaze kubona ko musaza wa Iribagiza we bari batangiye kuba bapanga ubukwe na Sylvie, ariko ntago byigeze bikunda, kubera ko bategereje ko Iribagiza na Cyusa babasha kuba bakora ubukwe bakabanza, kubera ko aribo bakundanye mbere, nibo bari kubatindira mu nzira. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'umusaraba, uko urumva ko ari ibintu byiza byabashije kuba byayiranga. Se wabashije kuba wakuramo ayahe masomo, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byatungurana hano muri ino filimi, kandi bibashe kuba byakigisha abantu benshi, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza ntabwo akirimo areba kure,
kure ahubwo ari kureba ibintu bya hafi atangiye kuba yagendera mu Kigali kubera ko arimo arahiga mama we kubera ko yamubuze atarazi ko ari wo kubera ko yari amaze kuba yakizera Rugema ko yajya kumwereka mama we ariko ntutubonye ko ibyo bitagenze neza ko twabonye ko marayika w'Imana yabashije kuba yavukira muri Kamarade kugira ngo aze kuba yaburira Iribagiza